ndashaka gukomeza abantu mu buzima bwabo bagiye babwirwa amagambo akagakomeretsa. Hari abantu babwiwe ngo bazaga feke, ngo ntabwo bazatera imbere, ngo bazapfa nabi. Ako bantu ni benshi cyane, ariko ubu ngubu amateka y'ubuzima bwabo yagiye ahinduka. Rivuga iki? Uyu munsi rero wowe nimba bitarasubizwa ni ukurumva nkubwire, dore Imana irimo iravugana nawe. Hari amateka igiye guhindura ku buzima bwawe. Urabona ziriya nzu ziri haruguru, rega ziriya nzu ziriya nkwereka nyine, ndagira ngo nkutangarize amakuru urebe ni ubutaka bwose, iki kibaya cyose urakibona, Imana irakiguhaye. Wowe amagambo bakuvuze, ibyo bakuvuze, ibyo bakwatuyeho, ibyo bakoherereje, nonaha Imana ibitesheje agaciro, hari amazi guhaye. Dore ziriya nzu ureba, ubu butaka bwose ureba harimo ubwawe. Imana igiye kugucira inzira, ubwo ni umugisha wo gukora byemere. Imana igiye kugucira inzira, mbega nawe ubona impinduka ku buzima bwawe. Igikundira abantu bagukunda kiyongere kugera ku rwego amateka yawe atangira guhinduka. Ndakubwiza ukuri ko ziriya nzu ureba, uriya butaka ureba harimo ubwawe. Akira ubutaka Imana iguhaye. Uriya y'Imana itanze mbagira ngo mubyakire kandi mwishime. Imana ihinduye amateka y'ubuzima bwawe. Nimba wakodeshaga byagucanze, reka bigucange, tuza ukore cyane. Icyo nzi ni uko Imana ivuganye nawe, ko ari inzira iguciriye, ko ari ubuzima iguhaye, ko ari amateka ihinduye kiguhaye gakondo hano mu gihugu cy'u Rwanda. Yesu ashimwe, uhinduye amateka y'ubuzima bwacu. Rero nimba utarakora subscribe, nukuri ndakubwiye ngo ukora subscribe ujye ukurikirana amateraniro yacu. Hano ni mu rusengero rwitwa Dukuze Umuremyi Church. Tugomba kwambaza Imana, niyo yonyine ifite guhindura amateka yacu, igahindura ubuzima bwacu, igahindura imikorere yacu. Murakoze.